nkuzana ubuhanuzi bukubwira ngo buri muntu inzara igiye kumurya ku giti cye biturutse ko abantu ubunyafu ugiye kugera ku bantu hari inzara igiye kugera ku bantu banze kubaha Imana. Uracuruza, Imana niyo yaguhaye umugisha. Imana isuka umugisha iragenda manura umugisha iraguha, ariko imaze kuguha uribagira ko bageze igihe cyo kurya abana, bageraho kurya abana ngo batumaho Elisa. Baramubwira ngo genda ubwire Elisa ibirimo kutubaho ko bageze aho barimo kuryana. Ariko Elisa hanura neza. Haleluya. Amen. Arababwira ngo kuko mwamaze guca bugufi, kuko mwamaze kumvira Imana, kuko mwamaze guca bugufi n'umwami yaciye bugufi yambaye ibiguni bose bagaca bugufi. Nduwiteka arahanura ijambo rikomeye. Arangije arababwira ati mugene muvuge k'ibyo kurya ejo bizaboneka. Ngo yari yatumye umugabo w'ingabo yegamira ukomeye cyane utagira kwizera, upagana utarigeze amenya Imana. Ngo aravuga ngo ariko ngo nahema ijuru ryafungura amarembo ibyo kurya byavahe, kubona twafungiye Imana yatwanze yaturetse, kubona Imana itakitwitayeho, kubona abantu bageze aho barya abana, kubona abantu bageze aho bashonje. Reka mbabwire, iyo umwami yemeye guca bugufi akemera kwihana, akemera n'abayoboye babasha kuhagukira no kuhabonera imigisha. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe inshuti z'umusaraba. Shimye Imana iduhaye umunsi mwiza, umunsi w'amafu. Kuri bamwe abantu batumenyereye tubwiriza muri studio, uyu munsi twimutse twagiye hanze mu ishyamba rwose muri Sengusubizwe. Abantu batari bahazi turi muri Sengusubizwe. Turabona ikirere ntabwo kimeze neza, ariko tugomba gukora umurimo w'yaduhamagaye mu izina rya Yesu. Haleluya. Imbere yacu, imbere ya kamera hari inkuru nziza, nanjye iri kuri kamera Nisibomana Daniel nk'uko bisanzwe. Tubahaye ikaze abantu badukurikira. Birashoboka ko bwaba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe muri iri teraniro ry'uyu munsi. Tuguhaye ikaze, nawe usanzwe udukurikira tuguhaye ikaze, kandi umwami Imana akwishimiye. Urunzi Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe cyane. Tuguhaye ikaze, karibu. Murakoze cyane. Hanyuma hari abantu bakubonye ari ubwa mbere. Bakubonye ari ubwa mbere wamwibwira gute? Icyambere ndi umugabo ushima Imana, ariko ndi n'umusore mu bya Yesu. Ndi umugabo mfite abana babiri n'umudamu umwe, kandi ndamukunda cyane. Tukaba turi ahantu bita Sengusubizwe. Aha niho Imana yagiye itubwira ibintu byinshi igenda ibisubiza, igenda idusubiza, turabishimiye. Ari naho twagarutse, ariho dusanze turimo gusenga. Hirya no hino barimo gusenga, urumva n'amajwi baraza kuyumvamo. Murakoze cyane. Hanyuma dushyira imbere y'Imana ubundi gukomeza. Karibu sana. Mana, mu izina ryawe Yesu Kristo turasenze uyu mwanya, reka imbaraga zawe zimanukire hano, kino kirere cyose turagisengeye kugira ngo kibashe kuba kizima ko twageze hano turimo gusenga. Tubangamiye Satani n'abadayimoni, tubangamiye uduca intege byose byatuma umurimo wawe utabasha kugera ku cyo cyawutumye. Aka kanya turasenze kugira ngo ubwiza bwawe bumanuke bukayangane, iki kirere cyose kibe kizima kuko Imana ibikora. Rero turasenze dusengera abera bose, ubwo kino kiganiro benshi bazakibona zagenda bagubwa neza, bagenda bavuga ati Imana ifite imbaraga kandi Imana irakora. Kandi muri iki kiganiro n'ukuri mu izina ryawe Yesu Kristo ndabizanimo amayereko, harimo amayishurwa, ibintu byinshi ugiye gukoreramo, kuko hari ibintu byinshi wavuze kandi uje gusoreza hano. Aha rero turi Sengusubizwe turahabohoje kugira ngo dutangira kuganira ijambo ry'Imana. Tubangamiye Satani n'abadayimoni barwanya ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe rishyigikire kandi rize rifite imbaraga ku muntu wese ubasha kuryumva, rigere ku musambanyi ave mu musambanyi bwe, rigere ku mujura ave mu mujura bwe, rigere ku mwibona ave ku bwibone bwe. Ibyaha byose abantu bakora nibumva rino jambo ryawe rigende ribabatura, ribinjiza ahandi hantu heza. Urakoze kuko uri Imana imanutse gukora, mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Yesu aduhana umugisha. Hari agaseke wadupfunyikiye uyu munsi waduteguriye, Imana yashyize ku mutima wawe. Yego, urakoze cyane. Kugira ngo bw'amasaha yacu urabona ko kirere kiba kujya gihinduka, reka twihute tuhite dusoma. Dusome muri Bibiliya mu gitabo cy'Abami, Abami ba mbere bice 18, kumuhere wenda ku murongo wa mbere dusomere. Abami ba mbere bice 18 umurongo waho wa mbere. Yego. Haranditswe ngo nuko hashize iminsi myinshi ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya. Yego. Ubwo yari
ubwo wari umwaka wa gatatu inzara iteye yego riti genda wiyereke Ahabu yego nanjye nzavubira isi imvura. yego Nuko Eliya aragenda ajya kwiyereka Ahabu. Icyo gihe inzara yari nyinshi cyane i Samariya. yego Ubwo Ahabu ahamagara Abadiya umunyarugo. Abadiya umunyarugo. yego Abadiya uwo yubahaga Uwiteka cyane. yego Ndetse ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka, Abadiya yajyanye bamwe muri bo 100 abahisha 50. Yesu aguha umugisha. Amen. Bazayisomera. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Ritubwiye igihe kimwe ubwo Eliya yigeze avuga ngo ndategetse. Soma 6 twumve. Murongo wa 6 cyangwa ibice 6. Aho ngaho nyine 6. Nuko bagabana igihugu kugira ngo bakigende cyose. Ahabu anyura iye nzira. Yego. Obadiya nawe anyura iyindi. Yego, komeza. Murongo wa 7. Obadiya akiri mu nzira Eliya aramusanga. Yego. Obadiya aramumenya. Amwikubita imbere yubamye aramubwira ati mbega ni wowe Eliya databuja? Aramusubiza ati ni njyewe. Genda ubwira shobuja uti Eliya ari hano. Yego. Obadiya aramusubiza ati nagucumuyeho iki gituma ungabiza Ahabu ngo anyice? Yego. Nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho. Yego. Yuko nta shyanga cyangwa igihugu databuja atakwijemo abantu bo kugushaka. Yesu aguha umugisha. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Dushimye Imana kubw'ijambo ry'Imana. Tujya twumva ngo umuntu arahanuye, undi yeretswe, yabonye, umuntu akavuga ati nukuri Uwiteka arambwiye ngo hano imbere ngo hari inzara. Undi akavuga ati nanjye Uwiteka arambwiye ati hari inzara. No, hari igihe Imana ivuga nk'inzara ugasanga umuntu ufite stock y'ibyo kurya, ugasanga umuntu ukomeye akahita yumva ko nta inzara yanyu. Nukuri birashoboka ko inzara ishobora kugera ku muntu wari wese. Hari akarugo tugashobora kuba kagatuma na wundi ukomeye. Ubuse nko muri Covid abantu ntihari igihe inzara yabicaga. Abantu badafite aho bahahira, abantu badafite aho bagura ibyo kurya, umuntu akahama mu nzu gusa kugera naho byatumye amakwasiteri barayaparika, ibintu byose amaduka araparikwa. Ndibuka umuntu umwe ngo yari afite kenkayori, ari umukire afite n'amamodoka, aranje aparika kenkayori barayifunga, inzara iratera, ibibazo biragira gute. Ariko kubera Imana ifite imbaraga. Haleluya. Imana irangije iramanuka, imaze kumanuka ikuraho biriya bya Covid, abantu barongera basubira, imodoka barazirekura zirakora, ibintu bitangira kugenda. Biriya byose ni ibimenyetso byereka abantu ko Imana yabishatse buri muntu wese itarayamugeraho. Muri iki gihe turimo tubabwira abantu abantu bafite umurengwe, abantu ntibashaka. Uranavuga n'ijambo ry'Imana, ubuhanuzi buramanuka, ntago baha agaciro. Ugasanga Imana imiravuga yavuga ugasanga baraseka. Imana umuhanuzi akagera gutya kuko bakatamurira muri silipa yambaye, bakavuga atari kurarahanura ibiki, ubwo nawe warashonje reko ndameze, ahubwo ni winzara yagezeho. Ugasanga umuntu w'Imana yavuga ibintu ariko barimo kubibwira abantu bakomeye, ibwira wenda umuntu w'amaduka, w'umucuruzi, abantu bakomeye ugasanga ntibabyumva. Kino gihe rero cyari igihe cyuko baryaga banywa ibigirwamana barabyimika, usanga barakomeye, ugasanga nose ameze neza, nta kibazo kiriho. Birangije Eliya araza arangije arabareba, asanga bamaze kuvanga ibintu by'Imana. Imana barayibagiwe, ntibakitayeho. Abacuruzi murengo barabatwaye, abasengaga ntibagisenga, abiriza gusa ntibakiriza ubusa, abahanuraga buri muntu wese abakoraga Imana ntibakiyikora. Abantu barahindutse, baratangiye, isi yaramaze kubaryohana. Arangije baravuga ati kubera ibintu murimo gukora ndahiye Uwiteka imvura ntizongera kugwa imyaka 3 n'amezi 6. Haleluya. Amen. Ntago isongera kugwa
ngo ndetse haba ngo agiye kubavuga ngo ndahire Uwiteka usibye noneho n'ikime ntacyo muzabona. Bibiri ivuga ngo iki ngo imyaka ishira ari 3 n'igice ngo Imana yongera kumugarukaho. Haleluya, amen. Yongera kugaruka kubera iki? Igira ngo irebe ko abantu baciye bugufi, abantu bihannye. Muri iyi minsi hari igihe umakuru ugasanga umuntu abana nibarimo kurya inzara yarateye, ugasanga abana nibarimo kurya inzara yateye, abantu barakennye bari hasi, abantu barababaye, ariko ugasanga abandi barahaze bameze neza. Notse Imana ikavuga ngo dore inzara imira bacamo, ariko ugasanga abantu babyumva. Kubera iki? Hari abashonje, hari n'abahaze. Ariko ndagira ngo tubwire abantu bose badukurikirana, utamutse utabaye maso ngo wite ku iherezo ryawe wongere usenge, ibyo ucuruza bishobora kujya hasi ukiga ku inzara. Wacuruza gukomeye ariko kubera ko wibagiwe Imana, nkuzana ubuhanuzi bukubwira ngo buri muntu inzara igiye kumurya ku giti cye, biturutse ko abantu ubunyafu ugiye kugera ku bantu. Hari inzara igiye kugera ku bantu banze kubaha Imana. Buracuruza, Imana niyo yaguhaye umugisha. Imana isuka umugisha, iragenda manura umugisha wo guha, ariko imaze kuguha uribagiwe. Iki ni igihe Elisa yagendaga yahanuye biturutse nuko abantu bari bamaze kubagirwa. Abantu bafite amamodoka, abandi bacuruza, abandi bameze neza, abandi bahaze, bibagirwa Imana. Abasengaga Imana mu Isirayeli barasengaga biriza ubusa basenga, ariko ngo bagere naho bibagirwa Imana. Bibiri ivuga ngo iki? Ngo bagere naho bica abahanuzi b'Imana, ariko ngo Badiya, haleluya, ngo arangije ngo kandi bagakwaba, ariko ngo yubaha Imana. Ngo arangije ngo bicaga abahanuzi, ngo afata bamwe ngo agenda bahishahisha. Igihe kimwe Eliyaje aravuga ngo amaze guhandura ibyo bintu, ngo Ezebeli aravuga ngo nina kwica ngo Imana mu ijuru ibimore. Igihe amaze kwica abahanuzi ba Bayali n'abashera, ariko ngo azagurana Badiya ngo nakahura n'Imana. Imana iramusangira amubwira ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Hari abantu bakinyizera ngo Badiya ngo yaragiye bose abahisha ahantu, abahisha mu mikoki ngo 50 bwo yarabizi. Nibwo yahuraga na Eliya ngo atangira kumusobanura amateka. Haleluya. Hano twasomye Abami ba kabiri, Bibiri ivuga ngo kiravuga ngo hano i Samariya haza kugotwa, harazengurukwa. Mu Bami ba kabiri ibice 7 ngo barazenguruka, bamaze kuzenguruka aravuga ati nta muntu uzarya, nta muntu uzanywa, nta muntu uzambara, mbega tuzabagotera ntihazagira inkota yacu bajyaho, ntihazagira n'umuntu begera, muzabihore babipfira mu gihugu. Ngo nzarira n'abarya ngo kugeza igihe ngo barya abana, kugeza igihe ngo umugore umwe yifashe ubwe. Ngo arangije abwira undi mugore mugenzi we ati dufate umwana wacu tumurye, nawe ejo wawe uzamuzane nake tumurye. Ngo baramurya, ngo bukeye ngo aravuga ati zana nawe tumurye. Ngo arangije ngo umugore avuga ngo ntabwo biragatsindwa gufata umwana wanjye nkamurya. Ngo barazamuka bagera ku mwami. Bageze ku mwami, ngo umwami ngo abyumvise ngo ashishimura imyenda, ngo ararira cyane, aravuga ati ibi bintu noneho ni ibiki? Bigeze noneho nanjye bazandya. Bigeze aho umuntu afata umuntu akarya umwana we. Umwami abura uko aruca. Ngo burakanya avuga ngo mujyane mumbwire Elisa, musange Elisa. Twasomye bari abami ba mbere ibice 18 mu mbere. Byari igihe cyuko, byari igihe cya Eliya, uyu n'umugaragu we wagendanaga na Elisa. Hari aho Bibiri isobanura iravuga ngo ni igihe cyuko bari mu rungabanga bakora ibyaha, baramaze kugeraho Eliya ngo arakara cyane, ngo aravuga ngo nta n'igicu nta n'ikime kugeza igihe nzabitegekera. Arategeka gusa, ariko ko Imana yari imushyigikiye, Imana iramushyigikira, arangije kuko irabihagarika kugeza aho inzara itera, kugera aho abantu bikomera cyane. Ariko arongera agaruka, ngo arongera ngo atuma Elisa, atuma umugaragu we, ngo aramubwira ngo tambika ugendere bagacu gusa. Haleluya. Ngo yagenda ngo kukiya ngo hejuru ngo kubicu, ngo akabona n'agaca arimo kubona, ngo agenda ubugira gatatu, ngo agera avuga ngo mbonye akantu kameze nk'akaganza. Haleluya. Aravuga ngo mbonye akantu kameze nk'akaganza. Twagira ngo abantu bisobanukirwe neza. Ngo nibwo yagenga aravuga ngo mupfugira aha bafata igare abantu bagende kuko imvura igiye kugwa. Ngo icyo gihe barahembuka, bararya, bamera neza, barongera baribagirwa. Hano dusoma Abami ba kabiri, tubona ko none ngo igihe cyageze barongera barahaga. Urumva igihe kirageze, abantu barariye, baranyweye, Imana ikweho inzara ya myaka 3 n'amezi 6. Ngo noneho gukiye kigeze barongera baribagirwa, barongera barirara, barongera batangira gukora ibyaha bitandukanye. Aha rero niho noneho ngo Samariya ngo babagose. Umwami wa Siriya ngo n'Abasiriya barabagota, barongera kubagota. Ndagira ngo mbwire umuntu
birashoboka ko Imana yakubwiye amasezerano, ikubwira ibyiza gukorera, ndetse igihe kiragera bikora, urangije urirara utangira gukora ibyaha, utangira gusambana, utangira gukora ibyaha bitandukanye, ariko Imana imwe irakubwira ngo nutagira gutya nawe inzara izakugeraho uko yageze kuri abo Bisiraheli, nawe yakugeraho kandi ari abana b'Imana. Hano rero ngo igihe kiragera mu bami wa kabiri ngo baragaruka, barongera barirara, barongera bibagirwa cya gihe Imana yagushije imvura, bagatangira kurya. Ari maze amezi 3. Buriya imvura mu buryo bw'umwuka isobanura imigisha. Yego, imvura ubundi isobanura imigisha. Imana irongera isuka imigisha, bene tubishyire muri uru rwego. Igihe cyarageze barasonza, barakena, bajya hasi, batakira Imana, Imana ibaha imigisha. Mukozi Imana yari yarongera arahanura, aravuga ngo bugwire haba fata igare rye kuko imvura igiye kugwa, ngo ako kanya imvura iragwa, bivuga ngo imigisha iramanuka. None bakakanya barongera barirara, aha niho tuma kuvuga ngo baragotwa. Sirira bagota, baravuga ngo bazicwa n'inzara nta kintu bageze gute. Ndagira ngo tubwire umuntu dukurikirana, Imana ishobora kwemera abarozi barimo kukwataka bakakugeraho, bakajya muri ya business yawe, imvura ikahagarara mu buryo bw'umwuka, inzara ikinjira, ubukene bukinjira, ubushomeri bukinjira, amadeni akinjira, ibibazo bikinjira, kubera ko bwa mbere warayitakiye, irongera kubabara, irongera isuka imigisha. Bwa mbere byaranze, tubishyire mu iwacu mu mubiri nako mu buryo bw'iwacu, mu buryo bw'umwuka. Urumva ko bwa mbere baratatse, Imana irabumva, yohereza Eliya ngo imvura irongera iragwa, barongera barirara, barongera bumva nyine ko nta kibazo. Ariko bwa kabiri ngo barongera ngo noneho barabagota, imvura iraragwa. Umve kuntu Imana igihindura ibintu. Bwa mbere imvura yagiraga gute? Yanze kugwa. Igihe kiragera imvura iragwa, barongera barirara, barongera basubira inyuma. Mu bami ba kabiri rero ngo noneho barongera barirara, barasamura kora ibyaha, kugeza igihe ngo ababisha babo babazengurutse, ngo barabazenguruka, gutya bamaze kubazenguruka ngo biba ibibazo bikomeye. Ariko ngo umwami, urumva ko bageze igihe cyo kurya abana, bageraho kurya abana, ngo batumaho Elisa. Baramubwira ngo genda ubwire Elisa ibirimo kutubaho, ko bageze aho barimo kuryana. Ariko Elisa hanura neza. Haleluya. Amen. Arababwira ngo kuko mwamaze guca bugufi, take resistance mo. Kuko mwamaze kumvira Imana, kuko mwamaze guca bugufi, n'umwami yaciye bugufi, yambaye ibiguna bose bagaca bugufi. Nduwiteka arahanura ibijambo rikomeye. Arangije arababwira ati mugene muvuge k'ibyo kurya ejo bizaboneka. Ngo yari yatumye umugabo w'ingabo yegamira ukomeye cyane, utagira kwizera, upagana, utarigeze amenya Imana. Ngo aravuga ngo ariko ngo naho ijuru ryafungura amarembo, ibyo kurya byavahe? Kubona twafungiye, Imana yatwanze, yaturetse, kubona Imana itakitwitayeho, kubona abantu bageze aho barya abana, kubona abantu bageze aho bashonje. Reka mbabwire, iyo umwami yemeye guca bugufi, akemera kwihana, akemera n'abayoboye babasha kuhagukira no kuhabonera imigisha. Iyo umwami inzara iteye, ubukene bukaza, ibibazo bikaza, abantu bagasonza, bakayagute, umwami akemerera Imana, akavuga ngo noneho nta indi Mana yo gusenga keretse Uwiteka. Ngo umwami arabyemera, aca bugufi, atuma umugaragu we, atuma yegamiraga, ngo arangije ngo agezeyo, aravuga ngo naho ijuru ryafungura amarembo, ngo naho imvura ngo yatoboka ikamanuka, ni gute ibyo kurya ejo byaboneka n'inzara mu gihugu cyacu? Bibiri isobanura ngo iki? Iravuga ngo Abasiriya bari babagose, ngo barabazenguruka, baravuga ati tuzabareke bicwe n'inzara. Imana yanyeretse abantu bagiye kugotwa n'abarozi, ku buryo atazongera kubona naho icyo azajya akora cyose cyasubira hasi, azagenda ahomba, agenda asubira hasi, kugeza igihe inzara Imana igenda ivuga izamuratakira akabona. Ndetse hari n'abandi bantu bari hasi barimo kubaha Imana, barimo kugendana n'Imana. Imana igiye kuzamura, Imana igiye kugaburira, Imana igiye kwambika. Bibiri ivuga ngo ikivuga ngo igihe kimwe ngo Abisirayeli bazengurukaga, barimo kuzenguruka ubutayu, ngo Imana yabamanuraga amano bakarya. Bibiri ivuga ngo iki? Ngo umukiranutsi wanjye azabeshwa no kwizera, ngo ariko nasubira inyuma ntabwo Imana izigera imwishimira. Abantu benshi basubiye inyuma, isi yabatwaye, Imana yabahaye ubutunzi n'abantu barabukiniramo. Imana igiye kubasura, igiye kubatuma abanzi babo. Nigeze soma Bibiliya irambwira ngo muri Egiputa Imana irwanisha inda, irwanisha ibikeri,
irwanisha amazi ahinduka amaraso, ibintu birahinduka kugira Farawo nabona biramurenze, kugira naho abana bipfura bapfa. Ntabwo Imana ijya irwanisha iyo ishaka kugusura, ishaka kurwanisha imbeba muri iryo duka ryawe, ishobora kurwanisha ibikeri, ishobora kurwanisha inda, ibyo wari ufite byose bikagushiraho. Ndagira ngo ukitubona hari impamvu ibyaha birimo kugenda bisubira inyuma, ni ukubera ko wibagiwe Imana. Hari Imana iha abantu ubutunzi bakajya no mu bapfumu ngo bagiye gushaka ishaba, inzara irakugeraho. Ariko Elisa ngo arangira ngo ibyo kurya ejo bizaboneka kuko baciye bugufi bihannye, ngo muri ako kanya baravuga ngo turapfuye. Ngo noneho umwami w'Abisiraheli yagura abanyegiputa, agura abahevi, agura abanyamahanga ngo baze batumare, none baratwishe. Ariko ni Imana yari yamanutse. Haleluya, amen. Ariko aho ngaho tukiri aho ngaho ngo arangije ngo Elisa guhindukira nawe undi wegamiraga umwami, ngaramubwira ngo ndakurahije Uwiteka Imana nkorera, uzabirebesha amaso ariko ntuzabirya. Nesta do prayer. Ndagira ngo mbwire umuntu ushonje, ndagira ngo mbwire umuntu uri hasi, utazamera nk'uyu muntu wegamiraga umwami wanze kwizera kugeza naho arinda kuhanurirwa. Ndagira ngo wumve ko Imana ikumwe nawe. Tekore distance nemore yamo. Imana izagura business yawe, ibyo ukora byose Imana izabizamo. Ngo arangije ngo ako kanya ngo ababembe ngo baza kuvuga ngo ariko n'ubundi ko dupfiriye hano, ngo wajya kugenda tukajya kujya mu rugero rw'Abasiriya tubona ko baduha ibyo kurya. Ngo ariko bagezeho ngo basanga ibyo kurya ngo birahari, bararya bambara imyenda, ngo barataha banga kubivuga ko n'ubundi ntibabemeraga, ngo basubirayo ngo barimo kurya, ngo baravuga ngo ariko bene wacu barapfa, mwize tujye ibwami. Ngo basubira ibwami, ngo basubira ibwami barabivuga, ngo baje koko ngo ni wegamiraga umwami, ngo atangira kuriganiza abantu, ngo arajya ngo n'ubundi biryo n'Imana yabitanze, ubuhanuzi burasohora. Ndagira ngo ibintu byose Imana ivuga nudaca bugufi ngo wihane byose bizasohora. Hana kimwe Imana yavuze teneste fore agria kitazasohora. Ngo arangije ngo abashyira ku murongo, baraje baramukandagira ngo yapfuye abireba, ngo kandi harimo ibihiye harimo ibibisi, ngo bandi bararya barangwa ariko babirebesha amaso ariko ntiyabirya. Nshuti yanjye ndagira ngo wowe dukurikiranye ngo message yawe, ngo message yawe Imana ikikubwira ibintu byinshi, Imana ikivugana nawe, Imana igutuma abantu. Igihe kirageze ngo byose ubibure, ngo bibasha kwitera, bibasha kumera nk'umuyaga, bibasha guhugira. Imana nabonye ishyiraho ingufuri kubyo urimo gukora, kubera ibyaha urimo gukora, kubera ko warakijijwe. None umugore ukabona ntimukwiranye, wari umugabo ukabona ntimukwiranye, watangiye kuvuga ngo n'abana si n'abawe, watangiye no kubanga, watangiye kujya mu nshoreke, watangiye gukora ibyaha, urajya hanze. Imana yaraguhaye umugisha, aho kugira ngo ugende ibyo kujyanye aribyo uzana ukajya no kubasambana. Imana iguhaye kategori y'ikamyo, uragera hanze kandi warasengaga Imana, wagerayo ukajya gukora ibyaha, ukongera ukagaruka kandi warasengaga. Imana iguhaye iduka, nijoro umugore arataha ugasigara urimo urabara amafaranga uri kumwe n'indayi urimo gusambana mu iduka. Ibyo umuntu urimo gukora byose nibyo bibagarutseho. Dusoza nagira ngo mbwire umuntu wese udukurikirana, wowe utarakizwa ukeneye imbaraga z'Imana. Imana igukeneye izindi mbaraga. Ushobora kuba warukijijwe ariko ukaza kunanirwa ukabireka. Uyu mwanya ndagira ngo ibyo wakoraga byose inkota y'Imana cyangwa inzara itarakugeraho, ubibwi byose biracye, wongera uvuga ati Mwami Yesu, nari naratanye naragiye kure yawe, ariko ijambo rye ryongera yansinze. None nshaka kuva mu gitabo cyo narindimo cy'abarimuka, none nshyirwa mu cy'ubugingo kugira ngo imigisha yanjye ngomeze nyisigasige. Nanjye inzara Imana ihora ivuga irimo kugera ku bandi itazangeraho. Nawe utarakizwa ubuye ngo Mwami Yesu, nari kure yawe, nicyo cyatumye mera hasi, ndwara kanseri, ndwara diabete, ndwara iki, ndakena mera njya hasi, ndetse mererwa n'ubutunzi burantwara, ariko ibyo mu isi sinjye byitayeho. Ndashaka kubura mu gitabo cy'abarimbuka, ukanyandika mu gitabo cy'ubugingo, ukanyitaho. Tugiye gusengana namwe mwese, kandi ukimara kujya gutyo uvuge ngo none mfashe umwanzuro ko nazasubira inyuma ukundi, kuko amaze kwizera Yesu Umwami n'Umukiza mu bugingo bwanjye, ngari gunyobora Mwuka Wera abasha kunyobora, Imana n'Umwuka Wera ndetse na Yesu mwana w'Imana abasha kugenga ubuzima bwawe. Nshuti yanjye, iyi message ushobora kubifata ukabikinisha, ariko Imana igukeneye aka kanya. Bukayishyamba wari urimo uburyo wasengaga, wari mu ishyamba uvuga ngo Mana nungira neza nanjye nzagukorera, nzafasha imfubyi, mfasha abapfakazi, mfasha abakene. None ahubwo niba urimo kugenda usambanya, urimo kubaha amafaranga kugira ngo usamane nabo, urimo urakora ibyaha, kandi cyagiye ni wabikoraga ukiri umurokore, nawe inzara ikugezeho, nawe ikugezeho, nutihana ngo bireke ikugezeho. Dusoza rero ndagira ngo mbabwire
tugiye gusengana namwe mwese ariko nkubwira ngo uce bugufi ubashe kugira ngo wature kugira ngo Imana ibashe kukwitaho no kugira gute no kukwishimira. Mwami Yesu, mu izina ryawe Yesu Kristo, uri Imana ifite imbaraga, Imana ikomeye, uri Imana ibasha kureba umuntu wari waraheranywe n'ibisubizo kandi yarabihawe nawe ariko akaba aciye bugufi. Ni umweze ureba uyu muntu wari warazamutse agakomera cyane mu buryo bw'umwuka ariko kubera ibintu yamaze kubona bikamujyana mu isi, none akaba arwaye indwara zitandukanye ariko akaba yemeye gukira, akaba yemeye kwatura kugira ngo ahinduke umukize uburwayi. Kandi umuntu utarakizwa wemeye guhinduka akimara kubyemera umwambike ikanzu yera kandi umukureho imyanda yose uko yanduye. Nunda bajya avuga ngo ntago yababarirwa kwera ibyo yakoze ariko akaba aciye bugufi kugira ngo yihane. Reka nawe umwana ukure mu gitabo cy'abarimbuka, umwandike mu gitabo cy'ubugingo. Kandi dusengeye abazadukurikirana bose ndetse abakijijwe bashonje bababaye, ndabizi neza ko igihe kigeze kugira ngo nabo ubahaze, ubashe kubagaburira, ubashe kuwambika. Hari abavuze akazi, hari abavuze imodoka, hari abavuze ubukwe, hari abavuze abana, hari abavuze gukira indwara zitandukanye. Hari byinshi wagiye uvuga kuko baciye bugufi imbere yawe. Mu izina ryawe Yesu Kristo, reka ubeze batunganye kuko kwiza komeze kubazenguruke, ubarinde kandi none n'iteka ryose mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. 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 Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana. Urakoze cyane. Ijambo rije rikomeye. Iyi message wanyemerera nkagira akantu gatoya mbaza wenda. Ntacyo bitwaye. Uvuze ku bantu bafite ibisubizo. Yego. Kandi bikaba bigiye gukurwaho. Ubwo bishatse kuvuga iki? Ishatse kuvuga ko ari abantu Imana yasubije. Imana imagenda itubwira inzara. Kavuga ngo inzara. Rero hari abantu Imana yazamuye ibageza hejuru bari bagiye. Imana yari yahaye ibiryo mbese mu. Yahaye ibiryo. Kubera ko bamaze kutana no kujya kurigiye kubibaka. Hari n'abantu bashonje kuko bari imbere y'Imana. Imana yitayeho igiye kugaburira. Ubwo message iragera kuri nyirayo mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha. Dushimiye abantu bari badukurikiye, umuntu wadukurikiye ubwa mbere ndagusaba ukande subscribe. Iki kiganiro nimba cyakobereye cy'umugisha ugisharinge ku nshuti zawe. Yesu abahe umugisha, turabakunda cyane. Amen.